Yes, ndagusuhuje cyane wowe ubabaye unaniwe nawe wari watakaje ibyiringiro by'imibereho yawe. Imvune yawe si iherezo, ni itangiriro ry'ubuhamya bushya. Ndakubwira ko nubwo hari ibyagukomerekeje byinshi mu buzima bwawe, ntibyarangije umugambi w'Imana kuri wowe. Imana iragukunda kandi Imana ifite byinshi ikibitse ku buzima bwawe nubwo utabikeka. Muraho, ese waba warigeze kurota utwaye moto nshya cyangwa imodoka nshya, wakanguka ukabura ubusobanuro bwabyo? None aha ngaha tugiye kurebera hamwe ibisobanuro bitandukanye by'inzozi zo kurota utwaye moto nshya cyangwa se imodoka nshya. Niba rero wararose ubona utwaye moto, ntujye kure. Aha ni kuri Good TV Rwanda, duhora tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana ibakunda cyane. Reka turebere hamwe rero igisobanuro cya mbere cy'inzozi zo kurota utwaye moto nshya cyangwa se moto nshya. Reka turebere hamwe igisobanuro cya mbere cyo kurota utwaye moto nshya. Ese kurota utwaye moto nshya bisobanura iki? Reka turebere hamwe. Bisobanura intambwe nshya mu buzima cyangwa se amahirwe mashya mu buzima. Niba rigeze rwose kurota ubona utwaye moto nshya, bisobanuye intambwe nshya mu buzima cyangwa se amahirwe mashya mu buzima. Bivuze ko hari andi mahirwe ugiye kubona rwose byihuse vuba. Niba wararose rwose ubona utwaye moto nshya, irindi terambere ugiye kubona rwose mu buzima bwawe, ku buryo amateka y'ubuzima bwawe azahinduka. Bamwe bavugaga ngo ntabwo uzatera imbere, bazakubona umunsi ku munsi urimo ugenda utera intambwe kandi intambwe nziza cyane mu buzima bwawe. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, nkwibutsa wowe uri mushya, uhawe ikaze rwose. Uhawe ikaze kuri channel ya Good TV Rwanda. Inkunga yawe irakeneye subscribe, ubundi dukomeze twiyumvire ubusobanuro bw'inzozi butandukanye bwo kurota utwaye moto nshya. Igisobanuro cya kabiri cy'inzozi zo kurota utwaye moto nshya bisobanuye iki? Ese kurota utwaye moto yihuta cyane bisobanuye iki? Ese waba wararyamye ukarota ubona utwaye moto, ariko kandi iyo moto ukabona irihuta cyane, noneho wakanguka ukabura ubusobanuro bw'izo nzozi warose? None aha ngaha reka tugusobanurire kurota utwaye moto yihuta cyane. Aha ngaha bishatse gusobanura yuko rwose ibyifuzo byawe byo kugera ku ntego yawe vuba biri hafi, biri kwihuta cyane, biri kugenda byihuta. Ibyifuzo byo kugera ku ntego yawe vuba, nicyo bisobanuye. Niba wararose rwose utwaye yihuta cyane kandi ukabona iyo moto utwaye ni nshya, bisobanuye ko rwose ibyifuzo byo kugera ku ntego yawe bije vuba byihuse. Yego, urumva ko kurota utwaye moto rero ni byiza cyane. Birashoboka ko waba warabirose utwaye moto, wakanguka ukabura ubusobanuro bwabyo, cyangwa se byanashoboka ko uzazirota. Burya inzozi ni nziza cyane. Ushobora kuba utarazirose ariko ahazaza wazazirota. Nunarota izi nzozi rwose zimeze gutya utwaye moto, uzahita usimbukira kuri Good TV Rwanda, ubundi wirebere cyangwa se wiyumvire ubusobanuro bw'inzozi zo kurota utwaye moto. Ngira ngo hari n'izindi nzozi zigiye zitandukanye twagiye dusobanura kuri ino channel ya Good TV Rwanda. Ubusabwa gusubira inyuma mu yandi mavideo yabanze, ukagenda rwose wiyumvira ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye twagiye dusobanura kuri Good TV Rwanda. Reka turebe igisobanuro cya kane cy'inzozi zo kurota utwaye moto. Ese nawe waba wararose utwaye moto, wakanguka ukabura ubusobanuro bwabyo? Yego, reka turebere hamwe ubusobanuro rero bwo kurota rwose utwaye moto ariko itagira feri. Ese waba warigeze kurota utwaye moto ukabona irihuta cyane ariko ukabona iyo moto nta feri igira? Niba rwose ubona utwaye moto itagira feri, wijya kure, tera agatebe aho ngaho rwose, fata agasonga bugari wicare wiyumvire ubusobanuro bw'inzozi zo kurota utwaye moto ariko kandi yabuze feri, wumve icyo bisobanura. Aha bishatse gusobanura iki rero?
bishatse gusobanura gucika intege. Gucika intege, niba wararose rwose ubona utwaye moto ariko ukabona iyo moto yabuze feri, bisobanuye gucika intege. Nshuti yanjye, ndakwifuriza ko niba wararose izi nzozi wakwihutira gusenga Imana ikaguha izindi mbaraga rwose zikurinda gucika intege mu buzima. Buriya iyo ucika intege, bizinesi iyo ari yo yose wakora ariko muri wowe ugira gucika intege, ntago iyo bizinesi yawe yaraninga, ntago yatera imbere, ntago yagira ikikugezaho. Urasabwa wowe ubwawe kwigirira icyizere ukirinda gucika intege. Kurota rero utwaye moto yabuze feri cyangwa se utwaye moto idafite feri, bisobanuye gucika intege cyangwa se kutabasha kugenzura ubuzima bwawe. Gucika intege cyangwa se kutabasha kugenzura ubuzima bwawe nicyo izi nzozi zisobanuye zo gutwara moto ariko kandi iyo moto yabuze feri. Yego, muracyari kumwe n'inshuti yanyu Yohana rero, ibakunda cyane kandi ihora ibifuriza amahoro n'imigisha. Dukomeje kwiyumvira inzozi rero, wijya kure, tera agasonga bugari wicare wiyumvire. Reka turebe igisobanuro cya 5 cyo kurota utwaye moto. Ese waba warigeze kuryama ukarota inzozi, ukarota utwaye moto mu muhanda mwiza? Nawe wawureba rwose ukabona ni umuhanda mwiza cyane, ukuryoheye, ugushimishije, utagira imikuku, utagira ibidodane, mbese ubona ari wa muhanda mwiza rwose utakubangamiye gutwara moto yawe, ahubwo ukumva uryohewe cyane. Niba warose izi nzozi rero, wijya kure cyane. Kurota utwaye moto mu muhanda mwiza bisobanuye iki? Ikintu cya mbere bisobanuye amahoro. Niba warigeze kurota rwose utwaye moto mu muhanda mwiza, bifite ibisobanuro byiza cyane. Igisobanuro cya mbere bisobanuye amahoro. Niba wari warabuze amahoro, uba ugiye guhabwa amahoro rwose mu buryo nawe bizagushimisha, ukavuga uti noneho mfite amahoro. Ikindi kandi, niba unafite amahoro, biba bigaragaje ko rwose uri mu ntambwe nziza, uri gutanga amahoro muri sosiyete, mu bantu muturanye, mu bantu mubana, mbese muri wowe ubwawe nta mahane. Muri iyi minsi bakunze kuvuga ngo nta mutima mubi. Ikintu cya mbere bisobanuye amahoro cyangwa se intambwe nziza mu buzima. Uba ugiye gutera intambwe nziza mu buzima kandi intambwe y'amahoro nyine. Biba ari byiza cyane rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti zacu ziri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, i Burundi, muri Kenya, Tanzania, Iburengerazuba, hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Tuzi ko mudukurikirana, abari i Burayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Denmark, abari mu Bubiligi, abari mu Bushinwa, hirya no hino ahantu muherereye hose. Mwamfura, mukomeze kugubwa neza cyane. Turabakunda rero. Reka turebe igisobanuro cya 6 cyo kurota utwaye moto. Ese nawe waba warigeze kuryama ukarota utwaye moto mu muhanda mubi? Twari tumaze kubona inzozi zo kurota utwaye moto mu muhanda nziza, tubonye yuko ari amahoro cyangwa se intambwe nziza mu buzima. Ariko se kandi kurota utwaye moto mu muhanda mubi, byo nta busobanuro bifite? Bifite ubusobanuro. Reka twiyumvire rero ubusobanuro bwa 6 bwo kurota utwaye moto ariko kandi mu muhanda mubi. Ibi bisobanuye ibibazo cyangwa se inzitizi ku ntego zawe. Niba wararose rwose ubona utwaye moto ukabona uyitwaye mu muhanda mubi, ahangaha urasabwa kwihutira gusenga. Urasabwa kwihutira gusenga Imana kuko bisobanuye ibibazo cyangwa se inzitizi ku ntego zawe. Waba ufite bizinesi yawe, waba ufite ibikorwa byawe, waba ufite abo mubana mu rugo, ahantu hose mbese ni ibibazo cyangwa se n'inzitizi. Uba ugiye guhura n'ibibazo cyangwa inzitizi. Niyo mpamvu uba usabwa kwihutira gusenga Imana kugira ngo Imana igutsindire izo nzitizi zawe, igutsindire ibyo bibazo byawe, igutsindire izo mbogamizi kugira ngo nawe urushaho kumera neza kandi urushaho kuryoherwa n'ubuzima. Yego,
reka twirebere ubusobanuro bwa 7 bwo kurota utwaye moto. Ese kurota utwaye moto ufite umugenzi inyuma ubona umuhetse nyine bisobanuye iki? Ese waba warigeze kurota utwaye moto ufite umugenzi inyuma? Ibi nabyo bigira ubusobanuro. Wiva ku gasonga bugari, ongera wicare wihaguruka, iyumvira none ubusobanuro bwo kurota utwaye moto ubona ufite umugenzi inyuma yawe. Ngira ngo abenshi bakunze kurota rwose izi nzozi, ukabona utwaye moto, mu gutwara moto kwawe ukabona inyuma ufite umugenzi cyangwa se ufite umuntu uhetse utwaye. Ibi bigira ibisobanuro. Bishatse gusobanura iki rero? Bisobanuye inshuti cyangwa se umufasha ugufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Uba ugiye kubona inshuti, umufasha uzagufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Urumva ko rero warose neza wamfura we. Ariko kandi nyarukira muri komenti unatubwire izindi nzozi waba wararose kugira ngo mu yindi video ikurikiye tuzazisobanure nazo tuzazirotore wamfura we. Reka dukomeze twiyumvire rero ubusobanuro bw'inzozi zo kurota utwaye moto. Mwabyumvise kurota utwaye moto ariko kandi atari mu muhanda mubi. Mwumvise ko bifite ubusobanuro rwose bwiza cyane mwamfura mwe. Reka turebere hamwe ubusobanuro bwa 8 ari nabwo bwa nyuma ku nzozi zitandukanye zigendanye no kurota moto cyangwa se no kurota utwaye moto. Kurota utwaye moto bisobanuye iki? Igisobanuro cya 8 cyo kurota utwaye moto ariko kandi iyo moto ukabona si yawe, cyangwa se kurota inzozi nyine ubona utwaye moto itari yawe, bisobanuye iki cyangwa se bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura guhanga udushya cyangwa se kugerageza ikintu kitari icyawe mu buzima. Guhanga udushya cyangwa se ikintu kitari icyawe mu buzima. Niba wararose izi nzozi rero, gira umwete, gira ishyaka, gira imbaraga, tangira uhanga utuntu dushya twawe kuko buriya niho ugiye guterera imbere vuba. Shaka business yawe wakora kuko nibwo uzahita wihuta gutera imbere. Yego, reka turebe rero nanone ubusobanuro bwerekeranye no kurota utwaye imodoka nshya. Urumva nayo modoka, moto byose ni ibinyabiziga kandi byihuta mu muhanda. Ngira ngo nibyo abagenzi kenshi bakunze gutega mu muhanda nyabagendwa. Ngira ngo rwose moto, imodoka, amagare, ngira ngo abantu benshi barayatwara mu buzima busanzwe. No kuyarota rero mu nzozi nta kidasanzwe, ariko kandi biterwa nuko warose izo nzozi. Hari inzozi ziba zifite icyo zishatse kuguhishurira cyangwa se kugushushanyiriza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba kumenya rwose ibisobanuro by'inzozi zigiye zitandukanye kugira ngo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba aho biri ngombwa, kugira ngo utazabura umugisha wawe kandi nanone wari wawupangiwe. Burya Imana niyo ipanga ubuzima bwose, usabwa kuyizera kandi ukayiringira, byose bizagenda neza. Reka turebe kurota utwaye imodoka nshya. Ese kurota utwaye imodoka nshya bisobanuye iki? Reka turebe ibintu 5 cyangwa se ibisobanuro 5 byo kurota utwaye imodoka nshya. Kurota utwaye imodoka nshya, igisobanuro cya mbere ni intambwe nshya mu buzima. Intambwe nshya mu buzima. Niba wararose rwose ubona utwaye imodoka nshya, bisobanuye ko rwose ugiye gutera indi ntambwe nshya mu buzima. Ugiye kubona ibyo wari warabuze, ugiye kubona amafaranga, ugiye kubona imibereho, mbese bisobanuye ikintu cyiza cyane. Reka turebe igisobanuro cya 2 cyo kurota utwaye imodoka nshya. Kurota utwaye imodoka nshya nanone bisobanuye amahirwe mashya. Bisobanuye amahirwe mashya. Niba wararose rwose utwaye imodoka nshya, akira amahirwe yawe. Akira amahirwe yawe niba wararose rwose utwaye imodoka nshya. Ubundi busobanuro bwa 3 bwo kurota utwaye imodoka nshya bisobanuye iki? Bisobanuye ubushobozi bushya cyangwa se imbaraga nshya. Ubushobozi bushya, imbaraga nshya. Kandi nanone niba warose utwaye imodoka nshya, bitabaye intambwe nshya mu buzima, amahirwe mashya mu buzima, ni ubushobozi bushya cyangwa se imbaraga nshya.
kurota utwaye imodoka nshya. Igisobanuro cya gatatu bisobanuye ubushobozi bushya cyangwa se imbaraga nshya. Reka turebe igisobanuro cya kane cyo kurota utwaye imodoka nshya. Kurota utwaye imodoka nshya bisobanuye iki? Bisobanuye uruhare rw'ubuzima bwawe, cyangwa se ko ugiye kugira uruhare mu buzima bwawe, ufite ubushobozi bwo guhitamo cyangwa se bwo kwihitiramo inzira ushaka. Wowe ubwawe ufite ubushobozi bwo kwihitiramo inzira ushaka. Niba warose rwose ubona utwaye imodoka nshya, bisobanuye ko nawe ubwawe wifitemo izindi mbaraga cyangwa se ubundi bushobozi bwo kwihitiramo inzira ushaka. Mu yandi magambo, ntawe ugukoresha, wowe ubwawe uri kwikoresha, kandi ukabona ubuzima bwawe cyangwa se amahitamo yawe ari kukwerekeza kuri za nzozi zawe wari wararose zo gutera imbere mu buzima. Yego, reka turebe igisobanuro cya gatanu cyo kurota utwaye imodoka nshya. Kurota utwaye imodoka nshya bisobanuye iki nanone? Bisobanuye imigisha mishya. Niba warose rwose utwaye imodoka nshya, ni imigisha mishya. Akira imigisha mishya mu izina rya Yesu. Cyangwa se bisobanuye urugendo rushya mu rugendo rw'umwuka. Urugendo rushya, ugiye gutera imbere mu buryo bw'umwuka wera, ugiye kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka wera, ugiye gufata urundi rwego cyangwa se izindi mbaraga nshya mu buryo bw'umwuka wera, uba ugiye gukura ku kindi kigero cy'umwuka wera. Yego, wamfura we rero, niba wararose izi nzozi, menya ko ugiye gutera imbere mu buryo bwa mwuka wera, kandi rwose komeza utere imbere wamfura we. Nicyo ngiye nkwifuriza, nicyo Yohana kwifuriza, nicyo Good TV Rwanda kwifuriza, ndetse n'abakunzi ba Good TV Rwanda. Ngira ngo Good TV Rwanda ni abantu, Good TV Rwanda ni abantu bahora bayijyaho, bumva ibiganiro byayo, bayikunze. Buriya iyo utari umufana w'ikintu uba ugikunze, ntabwo ari byiza kurara nyine uwo mukunzi wawe utamugezeho. Ngira ngo rero niba wararaga utageze kuri channel ya Good TV Rwanda, mwongere wiyumvire ubusobanuro bw'inzozi butandukanye, ibiganiro byegeranyo, mbese ngira ngo nicyo gihe cyo ujya kuri Good TV Rwanda rwose, ukarara yisuye, nibura ufashe nk'igihe cy'iminota 30, ukumva byinshi byagiye bitambuka kuri channel ya Good TV Rwanda. Hari andi mavideo aba yaragiye atambuka. Biba ari byiza rero iyo usubiye inyuma ukagenda nanone kandi wiyumvira inzozi. Ngira ngo turimo tureba rero ibisobanuro bitandukanye by'inzozi zo kurota utwaye moto nshya, aho twabonye ko kurota utwaye moto nshya ari intambwe nshya mu buzima cyangwa se amahirwe mashya, aho twabonye ko kurota utwaye moto nanone bisobanuye ibyifuzo byo kugera ku ntego yawe. Hari naho twabonye ko kurota utwaye moto nshya cyangwa se kurota utwaye moto nshya, hari byagiye bisobanura ibintu byinshi cyane, cyangwa se ariko kandi naho twabonye ko kurota utwaye moto itagira feri, nabyo bisobanuye gucika intege. Niyo tubwira abakunzi ba Good TV Rwanda kudacika intege. Ngira ngo twabonye inzozi zitandukanye. Kurota utwaye moto ugwa cyangwa se ukagwa bisobanuye impungenge cyangwa se amakosa ushobora gukora, impungenge cyangwa se amakosa ushobora gukora, cyangwa se bishatse gusobanura ubwoba bwo kudafata ibyemezo neza. Niba rwose warigeze kurota utwaye moto ukabona uri kugwa cyangwa se ukagongana n'undi cyangwa se ukagongana n'ikindi kintu, bisobanuye impungenge cyangwa se amakosa ushobora kuzakora. Niyo mpamvu uba usabwa kwirinda rwose amakosa. Nicyo Good TV Rwanda ihora ikwifuriza. Ngira ngo twabonye kandi no kurota utwaye moto itari iyawe, nacyo cyo bisobanuye. Ahangaha twabonye ko bisobanuye guhanga udushya. Wamfura we, hanga udushya rwose kugira ngo urusheho gutera imbere. Ngira ngo dushoreze ku nzozi zo kurota utwaye imodoka nshya. Naho twabonye ibisobanuro bigiye bitandukanye. Twavuga ko twabonye ibisobanuro bigiye bitandukanye byo kurota utwaye imodoka nshya, bisobanuye intambwe nshya mu buzima, amahirwe mashya, ubushobozi bushya cyangwa se imbaraga nshya, uruhare mu buzima bwawe, ndetse n'imigisha mishya uba ugiye kwakira mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Ngira ngo rero wakurikiranye iyi video yose ukayirangiza, iyo yari incamake y'ibyo twagiye tubona. Wongere usubire inyuma, wongere wumve video neza rwose. Ngira ngo kurota utwaye moto nshya cyangwa se imodoka nshya, tubonye ko ari igisobanuro cyiza, ariko kandi igihe wabonye utwariye mu muhanda mwiza atari umuhanda mubi,
w'agacuri ukugoye ucuramye ugize ute aho rwose niba warose izo nzozi ukabona utwariye mu muhanda mwiza utwaye moto cyangwa se imodoka nshya nubwo ryaba ari igare rishya ukabona utwariye mu muhanda mwiza ngira ngo bifite ibisobanuro byiza cyane ariko kandi gutwarira mu muhanda mubi nawe ubwawe ubona wakugoye ucuramye ufite ubwoba byo ntabwo bisobanuye ibintu byiza niyo mpamvu uba usabwa kwihutira gusenga Imana kugira ngo igutsindire abanzi ndetse n'abagambanyi mwamfura mwe rero mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana ihora ibifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka ndabakunda cyane Shalom ibisobanuro by'inzozi kuri Good TV Rwanda nakagaruka ciao ciao